Madame Ingabire Victoire umuyobozi w'ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda Darifa umurinzi yifashishije urubuga rwa Twitter amaze kwandika amagambo agira ati ndashimira abakora muri services zo muri presidence no kuvuga ibiro by'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Village Urugwiro nizo muri ministeri y'ubutabera bakirana umuntu yombi. Nakwibutsa ko Madame Ingabire Victoire umuhoza uyu nguyu yahawe imbabazi n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda zaje gutuma rero atarangiza igihano cye imyaka 15 yari yakatiwe n'ubutabera mu Rwanda akaza rero mu by'ukuri guhabwa imbabazi n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ngira ngo mubyibuka neza icyo gihe nubwo yasokaga muri gereza nkuru ya Nyarugenge Mageragere yari kumwe na Kizito Mihigo wamaze kwitaba Imana. Bivuze ko ese yaba yagiye muri presidence kwaka uruhushya rwo kuba yasohoka igihugu cy'u Rwanda cyangwa se nkuko yanabigarutseho ubwe muri iyi nkuru cyangwa se muri iyi tweet yashyize kuri Twitter agira ati na Minisiteri y'Ubutabera ati bakirana umuntu yombi. Bivugwa ko ubundi umuntu wahawe imbabazi n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ashobora kwemererwa na Minisitiri w'Ubutabera kuba yasohoka igihugu cy'u Rwanda. Hari byinshi birebwa rero kugira ngo abashe kuba yahabwa urwo ruhushya. Hanyuma rero abantu batandukanye bakaba bagize icyo bahita bavuga kuri tweet ya Madame Ingabire Victoire wagize ati service se cyangwa se n'ibya bindi byawe ati none se ejo bundi ko wavuze ko nta service n'imwe uhabwa mu Rwanda uje kumenya ute ko izo nzego zikora neza ataha ati nta wamenya ubanza kuri wowe uyu ari umunsi wo kubeshya. Undi yagize ati icyo nicyo gisobanuro nyacyo cya leta y'ubumwe bw'abanyarwanda ati daheza buri wese ati ndatangaye rwose ati wabera mbonye ushima ati va ibuzimu ujye ibuntu. Undi ati uzashima uruhe ati kuko service nziza niyo ntego y'u Rwanda ati tandukanye cyane niyo umubyeyi wawe ati wijanditse muri genocide yakorewe abatutsi. Undi ati ndabona wamaze gusobanukirwa neza u Rwanda ati niwo muco ati w'abayobozi bacu ati urakoze gushima ati naho ubundi wahora ugaragara nk'udakunda urwakwibarutse ati n'abarutuye ati guharabika gusa ati kamem ati jya ugira mu gushyira mu gaciro ati merci ati nta kintu na kimwe kizima ujya uvuga ati turatunguwe. Undi ati yego nibyo ntawe kwanga ati uri umunyarwanda ariko ati nyine jya ugabanya unenge ibyo kunenga atariko ibyo gushima nabyo ubishime atushyizemo imbaraga ziruta izo kunenga atari byinshi byo gushima ati mu gihugu cyacu atugereranyije naho cyavuye ibyo kunenga kandi nabwo ati ugende gake ati ni nkongoro ati bakirana umuntu yombi ati ntabwo ari na yombi ati uko mbizi ati mwatubwira icyo izo service zakoze kidasanzwe. Undi ati bizaba byiza ku banyarwanda umunsi tuzumva ko wakiriwe mu biro bye ati na Perezida Kagame akwiye kwerekana ko ari umukuru w'igihugu aguha uburenganzira bwo kujya gusura umuryango wawe aho usanzwe utuye mu Burayi. Ndatitekereza kuba ubashima ati nuko ntabyo wari witeze ati mbese ni nk'igitangaza ati naho ubundi nicyo bashinzwe ati ikindi bashobora kuba bareba kure cyane ati bakubonamo umwe ushobora rero kubayobora ati da ati ubundi se ati ko bisa nkaho utariyakira se ati nizere ko bazanagusubizanya yombi ati ukajya gusura umufasha wawe ati kuko ararwaye ati rwose Imana ibakoreremo ati turagusabira kuri nyina wa Jambo. Ni benshi rero bakomeje kugenda bagira icyo babivugaho ati rega bizoza ati umugani wo bashinga ntahe ati ubwo utangiye kugaragaza positive vibes ati reka wiyobya abantu ntacyo umaze ati urakoze gushima ati ubwo watangiye ati kubibona tahari noneho hari ikizere ko umupfu yaba agiye kuva ikuzimu da ati va ku giti dore umuntu ati gushima ni byiza cyane. Ni benshi rero bakomeje kugenda bagira icyo bavuga kuri tweet ya Madame Ingabire Victoire Muhoza akaba ari umuyobozi wa Darifa umurinzi akaba ari ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda. Uyu munsi ku isi wose harizihizwa umunsi w'abakozi bateza ibihugu byabo imbere mu nzego zitandukanye. Uyu mwaka umunsi w'abakozi wizihijwe mu gihe hirya no hino ku isi havugwa imyigaragambyo y'abakozi basaba ko uburenganzira bwabo bwubahirizwa bagakora amasaha bahemberwa bagahabwa umushahara ukwiye. Hari ubukene buvugwa ko bwongerewe n'intambara ibera muri Ukraine muri Afurika by'umwihariko mu karere k'ibiyaga bigari haravugwa ikibazo cy'ubukene bwugarije abakozi. Ku murongo wa telefone ya Wunde muri Cameroon ndi kumwe na François Murangira wahoje ari umuyobozi w'umuryango mpuzamahanga wita ku murimo BIT mu karere ka Afurika iyo hagati. Ikaze ku ijwi ry'Amerika. Urakoze Vinicius. Nkwifurije kandi umunsi mwiza w'abakozi. Najye nkwifurije umunsi mwiza w'abakozi n'abatwumva bose. None umunsi w'abakozi usobanura iki? Umukozi ninde?
icyo kibazo ntabwo cyoroshye kugisubiza umukozi n'umwese ufite imirimo akora, ashobora ari umukozi ukorera abandi, ashobora ari umukozi wikorera ku giti cye. Umuntu wese ufite icyo akora gusa ari ikintu nyine wa mugani utavuga ko ari ibintu byiza. Ikinyarwanda navuga ngo ibintu byose ntibizagereka gukora umurozi niwe gukora umurimo utari mwiza. Umukozi rero ni umuntu wese ufite icyo akora gishobora kumutunga, gishobora gutunga umuryango we, yaba akorera abandi cyangwa se yikorera ku giti cye mu rwego yaba ari mu rwo ari rwo rwose. Urumva ni rusange mbese no mu byo akora gishobora kubeshaho kikabeshaho n'abandi. Uyu munsi w'abakozi bakunda no kuwitirira umunsi w'uburenganzira bw'abakozi. Habura iki kugira ngo uburenganzira bw'umukozi bwubahirizwe niba ari we nkingi y'amajyambere? Ngira ngo abantu bose barabizi neza ko uyu munsi w'abakozi nabo washyizweho kubera ko abantu abakoreraga abakozi bakoze mu kinyejana cya 19 niho byatangiye abakozi barwanira uburenganzira bwabo kugira ngo nyine babashe kubona umushahara uhagije, bakora amasaha atari menshi cyane, kuko icyo gihe bakoraga amasaha arenze 18-16 none icyo kuruka, ndetse hakorwaga imirimo myinshi y'abana n'ubwibikiri ko byose abana barakoreshwaga mu nganda cyaduka. Kuba abakozi bageze aho bikaba ntakaza bakajya mu mihanda bakigaragambya ndetse bakamenagura ibikoresho byabo kugira ngo bagire uburenganzira. Ibyo byabereye Chicago imyaka munayireba kugira ngo uyu munsi abantu bafite uburenganzira bw'umukozi buyobahirizwa. Ibyo rero biracyariho n'ubu ngubu, ntabwo byahindutse. Byarahindutse yego mu bice byinshi cyane by'isi, ariko hari ahandi usanga imikorere by'abantu bakoramo ari ubucakara. Henshi biragaragara mu binyamakuru bya Voice of America n'ahandi hose ko hari ahantu hakiri ubucakara bw'abakozi, abantu bakora mu mirimo idasobanutse, abantu bakoreshwa birahaki. Ntabwo ni intambara ya buri gihe. Uyu munsi w'abakozi rero abantu bashobora kuba bawugize umunsi wo kwishima, ariko yo ntabwo mbona ukuntu abantu kwishima wenda nka 90 cyangwa 80% y'abantu badafite imirimo yihabaha umushahara mbese uhagije utuma batunga umuryango wabo, utuma bashobora kwivuza, utuma babona aho barara, utuma bashobora kogeza abana mu mashuri, utuma ndetse bagira ibyangombwa by'ibanze bihagije. Mu karere k'ibiyaga bigari haravugwa ubukene mu Rwanda, mu Burundi, muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, muri Tanzania ndetse na za Uganda. Abakozi barataka icyo kibazo cy'abakozi batabona amafaranga y'umushahara ahagije kugira ngo bashobore gutunga imiryango yabo. Mukibona gute? Ku bwanjye na ikibazo gihwanye n'uburyo ibihugu bitera imbere, ekonomi yabyo, ubukungu bwabyo, uburyo kandi nanone byose bishyizwe ku murongo. Ni ibibazo buze muri ako karere k'ibiyaga bigari cyangwa mu karere k'uburasirazuba bwa Afurika, ariko kugira ngo ni henshi cyane muri Afurika. Bishobora kubona igihe ari mu burengerazuba bwayo, abona ko za imyaka 10 mpagaye umuryango mpuzamahanga wita ku murimo ari muri Afurika hose. Ibibazo birahari, gusa ntabwo uburemere bwabyo ari bimwe hose, ariko byose birahari muri rusange. Ni birebire cyane, biraremereye cyane. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo haravugwa abakozi bagera ku 25,000 babaringa badakora, ariko bagahembwa amafaranga agafatwa na bamwe. Icyo kibazo cyo kwitwaza umukozi hagamijwe indonke za bamwe cyacika gute? Bisaba ko abantu badategereza ko abandi aribo bakora muri bibaza. Abantu bagomba nabo kwigurira uburyo bakwishyira hamwe, bagafatikanya, bakareba uburyo barengera uburenganzira bwabo, kuko burya uburenganzira ntabwo umuntu bamuha, nta ubutanga. Abantu barabwihuretse, abantu barabivuga mu buryo bwose. Ibyo ni ibintu bigaragara
ibyo rero bisaba ko abakozi byose twavuze by'imishahara byose byakoze uburenganzira bw'umukozi byose twavuze n'imikorere yabo bisaba ko abantu bishyira hamwe. Ikibazo dufite muri Afurika cyane cyane no ku isi yuko trade unions amashyirahamwe y'abakozi nta mbaraga ahagije afite, kereka n'ubu nayo ambaraga abereye kugira ngo arengere uburenganzira bw'abakozi. Ubwo rero ni ukuvuga ko abafite ubushake cyangwa gushaka gutsikamira abakozi babigenderaho ko badafite abantu imbere yabo babwira bati no ntabwo tubyemeye. François Murangira wahoze